Haramutse turashima Imana nanone muri iki gitondo kuba itwemereye aya mahirwe yo kuzinduka dusangira ijambo ryayo. Reka muri iki gitondo dutangire dusoma igitabo cya Daniyeli, igice cyaho cya gatandatu. Daniyeli igice cya gatandatu turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Biravuga ngo ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yaramaze nk'imyaka 60 n'ibiravutse. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya ibihugu mu intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwiriye igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abatware b'intebe bajye babashyikiriza iby'ubwami, ngo umwami adapfirirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose batsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona ku magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, Mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami bw'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani ahamya iryo tegeko, ushyireho ukuboko ku rwandiko rwayo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iyo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko, ajya iwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 ku munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye b'abagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Barazavugira imbere umwami ibya rya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka, waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari we wasabye Nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati, narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 ku munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Abagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati, Nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite
n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu ruseso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumbira iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezezwa cyane, anezererwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, ko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu n'amoko yose n'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Tugejeje ku murongo wa 26. Iyo dusomye Daniyeli igice cya mbere, tubona ariko ari cyo gihe ubwami bw'Abayuda bwatewe. Ubwo umwami Nebukadinezari yateraga ubwami bw'Abayuda, bwari buyobowe n'umwami witwaga Yehoyakimu. Barateraga bakanyaga ibintu ndetse n'abantu. Muri icyo gihe rero mu bantu banyazwe na Daniyeli yari arimo. Kino gitabo cya Daniyeli gikomeza kugaragaza ibya Daniyeli cyangwa se ubuzima bwa Daniyeli ubwo yari ari mu bunyage mu gihugu kitari icyabo. Ariko nubwo ari mu bunyage mu gihugu kitari icyabo, Imana yakomeje kwigaragaza mu buzima bwa Daniyeli. Ikindi, Daniyeli ntiyigeze ahindura imitekerereze ku Mana ngo ni uko ari umunyagano, ntiyigeze ahindura cyangwa se kwizera kwe ntabwo kwigeze guhinduka, kwagumye ari kwa kundi. Ntiyigeze avuga ati, Imana ya Isirayeli kuki wemeye ko ibi bitubaho? Kuri Imana yacu, niba ko kudukunda, kubera iki utarinze ubusugire bwacu kugira ngo uyu mwami ntatere igihugu cyacu ngo tunyage, tube abanyagano mu gihugu kitari icyacu? Ntabwo ariko byagenze, ahubwo Daniyeli yakomeje yiringira Uwiteka. Nta cyahindutse ku kwizera kwe. Kwizera yari afite ari muri Isirayeli, ni nako kwizera yakomeje kugira ari mu gihugu kitari icyabo. Igice cya 6 kigaragaza Daniyeli agirwa umuntu ukomeye, kubera ko birerekana ko ubwo umwami Dariyo yahindukaga umwami w'Ubumedi, yashatse kugabanya igihugu mu ntara 120. Izo ntara zose aziha abatware b'intebe. Bivuze ngo bari abatware 120, ariko abo batware 120 nabo bahabwa abandi babungirije. Rero Daniyeli yabaye umwe muri abo batware bungiririje.
yaba umutwe mu matware bakuru bungirije, ariko Daniyeli akomeza kuba Daniyeli wizera Imana, Daniyeli wubaha Imana. Daniyeli kubera ko yari umunyamahanga kandi akaba yari afite ubwenge kubera ko umwuka w'Imana wari muri we, Daniyeli yakomeje kwigaragaza nk'umuntu udasanzwe. Byatumye umwami Dariyo amukunda cyane. Byatumye rero abandi batware b'intebe bagira ishyari, bamushakishaho icyaha cyatuma acibwa umutwe, ariko barakibura. Haba mu migirire ye, haba mu mitegekere ye, mu miyoborere ye, nta cyaha bigeze bamubonaho. Nko kuvuga bati rero uyu mugabo nta kosa agira, ibintu bye byose abigenza nk'uko bikwiriye. Cyakoze wenda tugiye mu byo kwizera kwe, tugiye mu by'Imana we ndahari twamubonaho ikosa, ariko naryo bararibura. Niko guhindura ikinyoma, baravuga bati mureke duhimbe itegeko. Iryo tegeko rivuga riti mu minsi 30 yo kuzagira umuntu ugira icyo asaba undi muntu uwo ari we wese cyangwa se indi mana iyo ari yo yose usibye umwami Dariyo. Baramusanga baramubwira bati nyagasani, twicaye turatekereza ati hajyeho itegeko tuvuga riti mu minsi 30 yo kuzagira undi muntu umuntu ugira icyo asaba indi mana iyo ari yo yose cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese usibye we nyagasani, kandi uzabirengaho mbere y'iyo minsi 30, uzabirengaho akagira indi mana asaba cyangwa se undi muntu asaba atari wowe, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Ntabwo umwami Dariyo yari azi impamvu aba banyabwenge cyangwa se abatware batekereje gutya, kandi impamvu babimubwiraga ko ari ukugira ngo abashe gushyiraho ikimenyetso nk'umwami. Barabikoze, iryo tegeko bararitora ndetse umwami arishyiraho ikimenyetso, arabisinyira. Naho ni umutego bari bateze kugira ngo babone uko bafatisha Daniyeli. Bari bazi ko Daniyeli nta kizamubuza gusenga, niyo mpamvu bavuze bati turamubonye, tubonye iyo tuzamuhera acibwe umutwe agende. Ryari ishyari baramufitiye, nta kindi. Daniyeli abyumvise yakinguye idirishya ryerekera i Yerusalemu, nuko akajya asenga 3 ku munsi nk'uko yahoze abigenza na mbere. Ntabwo Daniyeli yahindutse mu bitekerezo bye, ntiyahindutse mu mutima we. Yakomeje kuba Daniyeli wizera Imana, yakomeje kuba Daniyeli wubaha Imana kandi ushyira Imana imbere ya byose. Abatware rero b'intebe bamenye ko Daniyeli asenga 3 ku munsi asaba Imana ya Isirayeli, bagiye ku mwami bamwibutsa ko yasinye itegeko rivuga ko uzasaba indi mana iyo ari yo yose cyangwa se undi muntu agomba gutarwa mu cyobo cy'intare. Rero bamubwira ko Daniyeli ari gusenga Imana ya Isirayeli 3 ku munsi. Umwami Dariyo yarababaye cyane, agahinda karamwica kuko nibwo yamenye ko wari umutego bateze kugira ngo babone uko bica Daniyeli. Rero umwami yashatse guhagarara kuri Daniyeli kugira ngo adatabwa mu cyobo cy'intare, ariko ntibyafata kubera ko rya tegeko yari yamaze kurishyiraho ikimenyetso, kandi byavugaga ko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi nta kintu gishobora kuyavuguruza. Uko ari nuko agomba kugenzwa, nta kiyahindura. N'umwami ubwe ntafite ububasha bwo kuyahindura. Uko nguko niko Daniyeli bamufasha bamujugunya mu cyobo cy'intare. Ariko nubwo bamujugunye mu cyobo cy'intare, umwami ntiyasinziriye, ntiyariye, ntiyanyoye, ntigeze acurangirwa nk'uko byari bisanzwe bigenda, ahubwo yari umutima uhagaze ahangakiye Daniyeli ko hari intare ziramutanyagura. Kare mu museso rero yarigiye yirukanka ajya kuri cya cyobo kibamwo intare bari bapfundikije urutare. Ahamagaye Daniyeli n'ijwi rirerire, asanga Daniyeli ntacyo yabaye, aramwitaba, asanga intare ntacyo zamutwaye.
Daniel avuga ati Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye, ko nta cyaha nigeze mbonwaho kandi mwami nawe nta cyaha nagucumuyeho. Uko niko Daniel yavuye muri rwa rwobo rw'intare ari muzima. Umwami ararakara cyane, ku rundi ruhande arishima cyane. Niko kuvuga ati rero mubuzane b'abagabo bareze Daniel mubajugunye muri kino cyobo. Barabazanye bose uko bangana bajugunya muri cya cyobo, intare zibasamira hejuru bataranageramo, zibavutagurana n'amagufa yabo zirabica bo n'abana babo n'abagore babo. Uko niko byagenze. Icyo nshaka kuvuga muri ino nkuru ni kimwe gusa, ntabwo ari byinshi. Daniel yarakwiye kureka gusenga Imana kugira ngo atajugunywa mu cyobo cy'intare. Daniel nubwo yari gusenga yarakwiye gusenga yihisha, ariko Daniel ntiyasetse gusenga. Daniel nta nubwo yigeze asenga yihishe, ahubwo Daniel yasenze Imana ku mugaragaro. Ese ni ukubera iki? Daniel na mbere uko bashyiraho iri tegeko ribuza gusenga Imana cyangwa se gusaba Imana, yarasanzwe asenga Imana akayisaba. Yari asanzwe afite kwizera Imana. Rero ubwo iryo tegeko ryasohokaga, ntabwo Daniel ryamubujije gusaba ubuntu. Ntabwo Daniel ryamubujije kwikomeza mu buntu bw'Uwiteka. Hano hari ikintu gikomeye cyane. Icya mbere tugomba kumenya, hari ukwizera, hari n'amategeko. Ese icyabanje ni iki? Hano biragaragaza ko n'ubundi cyabanje nk'uko mu Baroma biduhamiriza, ntabwo habanje amategeko ahubwo habanje kwizera. Ahubwo amategeko yaje hanyuma. Yaje hanyuma ataje gukiza abantu. Yaje hanyuma ataje kurokora abantu, kandi yaje hanyuma ataje kugira abantu abere. Ahubwo yaje hanyuma n'ubundi aje kubarega ibyaha. Yaje hanyuma aje kugira abantu abanyabyaha. Ariko kandi nubwo yagize abantu abanyabyaha ntabwo yigeze abasha kubakiza. N'ubundi yakomeje kwerekana abantu ko ari abo gupfa, ko ari abo kurimbuka. Nk'uko itegeko ryaregaga Daniel ko akwiriye gupfa, ntabwo yigeze bibasha kumukiza, kuko nta gihe aricyo cyari rije gukora. Byarije gutunga urutoki ko Daniel agomba kwicwa akavaho. Ariko mu by'ukuri kwa kwizera kwari imbere, niko kwizera kwakomeje kureburana nyuma. Rero Daniel ntabwo yakijijwe na rya tegeko, ahubwo Daniel yakijijwe no kwizera yari afite na mbere. Ikindi, Daniel ntabwo yigeze ahinduka, ntabwo yigeze ahindura umutima we ngo avuga ati reka noneho nari uwo kwizera ariko reka mbuwe itegeko, kubera ko nintubariza itegeko ndapfa. Rero reka nubarize itegeko kugira ngo ntapfa. Daniel yarasobanukiwe kimwe neza. Yarasobanukiwe ko ntabwo ashobora gukizwa n'ikindi icyo ari cyo cyose usibye kwizera Imana. Yizeye mu mutima we ko Imana ishobora kumukiza. Hano biragaragaza ko kwizera n'ubundi kwanesheje. Ntabwo ari amategeko yanesheje, ahubwo kwizera niko kwanesheje. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo turebye ku ruhande rw'amategeko, kuko dusanga dukurikije amategeko dufite icyaha. Ariko mu by'ukuri icyo Imana ishaka kutwigisha cy'ingenzi gikomeye cyane, ni aho imitima yacu iba iri icyo gihe. Ese kuko imitima yacu itura mu mategeko cyangwa imitima yacu itura mu ruhande rwo kwizera? Imitima yacu iri mu Mana biba bitandukanye cyane n'igihe imitima yacu iri mu mategeko. Kuko imitima yacu iri mu mategeko, duhora tubona koko turi abantu bo gupfa. Duhora tubona turi abantu batari abo gukira. Ariko uwo umutima wacu uri mu Mana, iyo umutima wacu uri mu kwizera icyo Imana yavuze, tuba dukomeye. Kabone nubwo habaho impinduka, tukabona hari ibyo twakoze bidakwiriye, tukabona koko turi mu cyaha, ariko kubera ko imitima yacu iba itari kumwe natwe aho ngaho,
ahubwo imitima yacu iba ihagaze mu kwizera ibiri mu Mana, turanga tugakomera kandi tugashikama, ntiduheranwe n'ubwoba, ahubwo tugahoranwa n'ibyishimo, tukaba dufite ibyiringiro iyo bikomeza kudutwara, aho gutwarwa n'ubwoba, aho guhinda umushyitsi, turakomeza tugashikama mu kwizera ndetse no muri bya byiringiro. Uyu munsi abantu benshi siko babibona. Abantu benshi iyo birebeye mu itegeko, babona atari abantu bakiranuka, babona atari abantu beza, babona atari abantu Imana itakwemera, ari abantu Imana itakwemera. Kubera iki? Kubera ko imitima yabo ntabwo iri mu kwizera, ahubwo ihagaze mu mategeko. Niyo mpamvu bemeranya n'uko biyumva, bakemeranya n'uko bareba, bakavuga bati rero turi abanyabyaha. Hanyuma bamaze guhamya ko ari abanyabyaha mu mitima yabo, nta kindi kibaho usibye guhinda umushyitsi, bakagira ubwoba bwo kurimbuka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka ko ushobora guhinduka mu mico no mu myifatire. Birashoboka ko ushobora kuvuga nabi, birashoboka ko ushobora gukora nabi, ariko icy'ingenzi ni ikihe? Ni aho umutima wawe uri. Yesu avuga ngo iki? Yesu avuga ko ibyaha byacu ubwo yajyaga ku musaraba byose yabyishyizeho. Niwe wabaye impongano y'ibyaha byacu, niwe wagiye mu cyimbo cyacu, niwe wagiye mu gituro ku bwacu. Niho twari kujya, ariko mu by'ukuri Yesu yahagiye mu cyimbo cyacu. Kubera yagiye mu cyimbo cyacu rero, twebwe imbere y'Imana nta rubanza na ruto ruturiho. Hari ibyo tureba yego, ariko si byo bifite ishingiro. Igifite ishingiro ni iby'Imana ivuga. Rero iyo tudaheranwe n'ibitekerezo byacu, ahubwo tukimura imitima yacu tukayimurira ku Mana, tukarangamira mu ijuru, tugatumbira umusaraba, icyo gihe nibwo tuba dufite amahoro ku Mana. Rero ibyaba byose hano mu isi ntabwo byadutera ubwoba, kuko ko tuba dufite ibyiringiro bitavuguruzwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ibyiringiro biba biduhamiriza ko turi abana b'Imana, ibyiringiro biba biduhamiriza ko tutazarimbuka. Reka dusome icyanditswe kimwe kiri mu gitabo cy'Abakolosayi, ibice ni 3. Abakolosayi ibice ni 3, turasoma duhereye ku murongo wa 2. Abakolosayi ibice 3 duhereye ku murongo wa 2. Biravuga ngo mujye mwoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwaraheshewe na Kristo mu Mana. Uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tujye duhoza amaso y'imitima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko twapfuye kandi ubugingo bwacu bukaba bwaraheshewe na Kristo mu Mana. Muntu nyumva, muntu turi kumwe, ubugingo ntabwo buri muri wowe, ahubwo ubugingo bwawe ngo buri muri Kristo mu Mana. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo reka duhoze amaso y'imitima yacu ku biri hejuru. Ibiri hejuru ni ikintu, ubugingo bwacu. Nta kintu gishobora gukura ubugingo bwacu muri Kristo mu Mana, ntibishoboka. Niyo mpamvu ubugingo Kristo yatuboneye ku musaraba ni ikintu tudashobora kwamburwa, kuko ni impano twahawe inshuro imwe, ihinduka iteka ryose. Ariko bitewe no guhinduka kw'abantu, batekereza ko na bwa bugingo bwahindutse bwabukuweho, ariko ni ikintu tudashobora kwamburwa uko byagenda kose. Rero uko niko kwizera Imana ishaka ko twicarana, uko niko kwizera Imana ishaka ko tubana nako. Uko Daniyeli yagumanye kwizera yari afite na mbere itegeko ritarasohoka, ni nako kwizera yagumanye ntikwigeze guhinduka. Kandi uko kwizera ko aravugaga ngo icyo nizeye ni uko Imana iri kumwe nanjye. Imana iri kumwe nanjye kandi ari umukiza wanjye. Imana ishobora kundinda, ndetse no mu rwobo rw'intare turaba turi kumwe nayo. Rero kubera ko Daniyeli yari afite kwizera Imana, ntabwo yahungabanyijwe n'ibihe. Rero tudafite kwizera gushingiye mu Mana, duhungabanywa n'ibihe.
kandi guhungabanywa n'ibi bivuze ngo ntabwo kwizera kwacu gushinze imizi muri Kristo. Kwizera kwacu kuba kubatse ku musenyi, ntabwo kuba kubatse ku rutare, kuba kumeze nka ya nzu iri ku musenyi. Niyo mpamvu Imana ishaka kwizera kwacu kuba gushingiye ku ijambo ry'Imana rizima ryanditse. Mu gihe kwizera kwacu gushingiye ku bitekerezo byacu, ntaho duba dutaniye n'umuntu wubatse inzu yo ku musenyi. Ariko mu gihe kwizera kwacu gushingiye ku ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, icyo gihe kwizera kwacu kuba gukomeye, kuba kumeze nka ya nzu yubatswe ku rutare. Icyo gihe rero nubwo habaho imiraba, icyo gihe nibwo habaho iduhungabanya bikadutera ubwoba, ntabwo dutwarwa na bwa bwoba, ntabwo dutwarwa n'ibihe, ahubwo tuguma dukomeye kandi tuguma dufite ibyiringiro. Reka rero kwizera kwacu kube gushingiye ku ijambo ryanditse, atari ku marangamutima, atari ku bitekerezo byacu, ahubwo gushingire ku byanditswe. Nicyo kintu kizima gikomeye gishobora kubeshaho abantu, kandi gishobora gutuma abantu bagira ibyiringiro, kandi gishobora gutuma abantu bakomera. Reka dukomere rero ku ijambo ryanditse, aho kugira ngo twite ku bitanditse ari byo bitekerezo bya muntu, ariyo marangamutima w'umuntu. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mwami, tugushimiye ko waduhaye Yesu Kristo kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu. Turagushimiye ko wamuduhaye ngo abe umukiza wacu. Turagushimiye ko ubu tuzajya mu ijuru tutabikeshwa n'uko tutacumuye, ahubwo tubikesha ko ibicumuro byacu byose byahaniwe, twabihaniwe muri Kristo Yesu. Ibicumuro byacu byamugiyeho, arabicumitirwa, arabizira, arabipfira. Iki gituma uyu munsi tuvuga ko nta rubanza rw'ibyaha ruri kuri twebwe, kubera ko rwose rwagiye kuri we. Reka rero kwizera kwacu kuba ari uko gushingiye ku byanditswe, atari ukwizera gushingiye ku marangamutima y'umuntu uwo ari we wese. Urakoze Mwami ku bwa byose, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.